Ni ibintu bitoroshye habe na gatoya rero ni ibintu bitoroshye habe na gatoya reka mbisubiremo ni Randa Stephania yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Randa Stephania yakomokaga mu gihugu cy'u Rwanda, yari yarize amashuri yibanze yisumbuye arayasoza, amaje kuyasoza akomereza muri kaminuza, naho yaratuye rwose ahangaha Canada. Yeho yakomereje amashuri yisumbuye yigaga ibintu yigaga nyine ibintu bya politike cyangwa harimo kuzamura abaturage cyangwa kwifashisha kugira ngo babumbire hamwe barebe ko bateza imbere abaturage baho. Ni Randa Stephania rero wahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu iperereza twashakishije tugashakisha nyine ikintu cyamwishe. Twashanze yishwe n'ingunguru. Ingunguru yamumanukiye mwikubita hejuru, ariko ku makuru twagiye dukurura cyangwa tukagenda dusesengura twasanze iyo ngunguru yari hejuru y'itaje, kuko hari ukuntu nyine buri muntu wese nyine hari ukuntu baba batuye amazu agerekeranyije, ugasanga hari etaje imwe kuvana kuri rimwe ukagera ku etaje igera kuri 250. Ibaze noneho kugira ngo ingunguru ive hejuru mu yindi etaje ya 250, noneho imusange hasi hahera uhereye ibaze kumanuka hasi 250 ugahita ugera ku etaje yarariho yahangaha uko turimo kubisoma ku etaje ya 25. Urumva kugira ngo ive hejuru navuga ko haba harimo kwihuta cyane, kuko urumva ni ingunguru, kuko urumva ingunguru ni icyuma, kandi nyine urabizi umutwe w'umuntu, umutwe tubasha no gupimira bibiri, umutwe nyine kugira ngo icyuma kiyukubiteho kivuye hejuru hafi mu metero bingahe. Ni ibintu bitashye na gatoya rero. Buri munyarwanda wese arimo kugenda atera comment avuga ngo ntago yajya kwiga ibintu bya politiki abyigira hanze, ngo ibyo bintu ngo bigumugwa amahoro. Buri muntu wese arimo kwivuka byumva, ariko siko bose bajyayo bahura n'ibyo bibazo. Ibibazo iyo byavutse biba byavutse, wanazitaruka ku bitasi bikaba birarangiye. Ariko uyu musore reka tumwihanganishe, twabashije kumvikanisha ngahe nguko rero. Umuntu wese arimo kugenda avuga ati niyihanganishe imiryango ye yasigaye, niyihangane. Ubwo nyina Mukamari Jose na se Rukobayiro twamwegereye, yatubwiye yuko ko ari umuhungu yari yarakuze rwose akunda Imana, yubaha Imana, kandi Imana imwakire mu bayo. Amakuru yuko umusore wacu Randa yitabye Imana yari afite ubukwe mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka tugiye gutangira ejo bundi, nibwo yari afite ubukwe. Bari barerekanwe we n'umukunzi we, barerekanwe mu nsengero zombi. Nyine bari barerekanwe, iwabo w'umuhungu baramwerekanye n'iwabo w'umusore baramwerekanye. Imiryango yarihuje, baravuga ati tugiye kubana, tugiye nyine gufatikanya dufasha aba bana, umwe ahinduke umugore wundi, n'umwe ahinduke umugabo wundi. Suko nguko rero Satani yabishatse, Satani yigaragambije, ingunguru imanukiraho imukubita mu mutwe, bahita bahamagara ambirasi. Mu minota 15 ambirasi yari irimo kuza, ariko nako kanya nyine ambirasi yayisiza, ariko imaje kuza ahitwa umwenge wose, umusore yavaga amaraso. Ibaze umuntu agira imyenge itandatu
niba nabeshye ni hafi aho ngaho. Yavaga amaraso ahantu hose hari umwenge. Burya umuntu agira imyenge 6, ku batabizi ni imyenge 6, ariko nyine ushobora kuba urimo kubyumva nk'iki kiganiro uvuga ati se burya umuntu agire imyenge ingahe, agahita avuga ngo ni 5, ariko mu ikusanyo ryabanje cyangwa mwishakashaka bashakashatse bakabona babonye ko umuntu agira imyenge 6, ariko wowe ushobora kwisangamo 5. Naho ngaho rero abanyarwandakazi, niba abana bacu rwose baba bagiye batuvuyemo, ariko nyine nta kundi twabigenza, ni ukubishokosha uko byubatse kandi ni ukubirya uko bimeze. Ngahe nguko rero umuhungu wacu rwose atuvuyemo, aragiye. Umukunzi we Bavaria Kinako, Bavaria Kinako niko umukunzi we yitwaga. Reka tubwire ati Imana n'imigisha bikomeze kumugenda imbere rwose kandi yihangane. Bye bye, ciao ciao.